Ni inkuru nziza cyane ku mukinnyi akaba n'icyamamare yabaye rurangiranwa mu mwuga wa filimi nyarwanda bamwita kecapu. Nyuma yo kwibaruka abana batatu cyabaye igitangaza, cyabaye ikintu gikomeye. Benshi baravuga bati noneho ibibaye cyangwa se bigaragaye kuri uyu mukinnyi ni agashya, wenda byari ugutwika, byari bindi ariko once again uyu munsi wa none bibaye impamo, ndetse uyu mugore akaba ameze neza cyane nyuma yo kwibaruka abana babiri. Umukinnyi wa filimi ndetse akaba n'icyamare nyine mu gukina sinema nyarwanda wamenyekanye nka kecapu, akaba yaragize gutya yibaruka abana bagera kuri batatu. Iyi nkuru igisohoka rero abantu benshi ntabwo bigeze babyakira, abantu benshi bakomeje kuvuga bati ibi bintu ntabwo ari byo, ibi bintu ishobora kuba ari bimwe by'abanyamakuru, ariko mu by'ukuri iyi nkuru byaje kurangira ibaye impamo. Yibarutse abana batatu, kugeza uyu munsi abana batatu bamaze no kwitwa amazina kecapu ubwe yamaze kwivugira ko yamaze kubita amazina, ariko akaba atarajya hanze. Ati amazina vuba aha araza kumenyekana. Gusa icyo ngicyo ntabwo ari cyo nje kubabwira. Icyo nje kukubwira aka kanya ni uko uyu mugore cyangwa se uyu mukinnyi wa filime amenyekanye nka kecapu yaba yamaze guhabwa inka. Yamaze guhabwa inka, n'inka zigaragaza ishimwe, n'inka zigaragaza ko zahawe umubyeyi nyuma yo kwibaruka abana bagera kuri batatu. Kiba ari igikorwa kitoroshye. Ubundi mu Rwanda tumenyereye umwana umwe, tumenyereye babiri impanga, ariko iyo hagiyeho umwana wa gatatu kiba ari ikintu kitoroshye, kiba ari ikintu kitoroshye cyane. Rero navuga yuko iki kecapu ahawe, ibi kecapu ahawe, navuga yuko ari ikintu cy'agatangaza, kandi biranakwiye koko. Uyu munsi wa none ese ninde wundi mu basitari wabyaye abana batatu? Ninde wundi mu basitari wagize gutya akibaruka abana barenze umwe, usibye kecapu waciye agahigo gutya akaba abyara abana batatu? Bivugwa yuko rero iyi nka ikaba yaratekerejweho n'ikigo hano mu Rwanda kirebera ndetse kikita ku babyeyi, nuko rero bagahitamo kumuha inka. Akaba inka ari buze kwishyikirizwa kuri uyu wa gatatu. Inka rero ishobora kuza ndetse no guhabwa iri live. Mwe mukomeze mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, biraza kugenda bibereka neza kecapu ari guhabwa inka, bimushimira nk'umubyeyi cyane, ariko abasitari mugira n'udushya cyo koza. Kabara agasitari Imana gutya rigire ibikora neza, ikagenda noneho igashyiraho ikemeza ko you are superstar. So iyi nka se kecapu yahawe, iyi nka kecapu yahawe, wowe ubyumvishe ute? Jya muri comment utwandikire utubwire uko ubyumvishe. Ese koko yarakwiye guhabwa inka? Ese byaba ari igikorwa kidasanzwe? Wowe urajya muri comments utubwire uko uri kubyumva, utubwire ese koko byari ngombwa yuko kecapu ahabwa zino nka? Njye ku ruhare rwanjye ndi kumva mu by'ukuri inka uyu mugore yarayikwiye. Benshi rero bakomeje kugenda bavuga yuko usibye iyi nka kecapu yahawe, ati birakwiye nk'umubyeyi, kubera ko nk'ababyeyi bose bahabwa inka. Urumva rero kecapu yahawe inka kiba ari ikintu cyiza, ndetse nk'umusitari. Ayo ni amagambo yagiye avugwa n'abantu batandukanye. Abandi bati kecapu inka yarayikwiye, usibye kuba ari umusitari ndetse umubyeyi muri rusange aba agomba guhabwa inka. Inka rero ibuze guhabwa uyu umukinnyi wa filimi wamenyekanye cyane muri filimi nyarwanda. Ibi ngibi reka tubitege amaso turebe ese biraza kugenda bite. Iyi nka araza kuyihererwa hehe? We nakubwira ngo ukomeza ukurikire ndetse ukomeze ubane natwe. Turacyakomeye. Ibintu byo ni byinshi byo kubabwira. Gusa
coup de chapeau, congrats to this beautiful ladies bamwita kecapu. Akaba yamaze guhabwa inka yishimwe igaragaza ko yibarutse nyina Abana. Agomba guhabwa inka cyane. Thank you so much. Mukore subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bikomeze bibagereho gatanu kuri gatanu.